nigeze mbikora biriya bintu uri kwifata asundi uzemera ikosa wakoze ryari kandi nicyo kintu kiri gutuma nakubabarira ndonda gatwikabira Imana dore cyo n'umusaraba n'ukuri kw'Imana ndonda nawe usimbutse n'ukuri kw'Imana nta kintu nigeze nkora nanjye ngiye kumwongorera njyewe ifoto sinzi ukuntu bayifashe ntabwo uzi ko babishira muri nese wongorera mu matwi nako wongorera ku munwa bari tonto sinano babishira muri tonto n'ibari shop Angorera kuki utongoreraga mu matwi agomba kongorerwa se ukajya na ku munwa ese ubwo wabugiragira basi hanyuma se niramihoberano nayo ni photoshoot ngaho mva nkubwire nciye bugufi ni photoshoot ni photoshop nciye bugufi imbere yawe sibyo kwanza nanubwo ndi kuvuga n'amagambo ijya kureba date nge wumveho niwe washimye niwe wakunze gushyira mu buzima bwawe niwe wandutishije ariko se nta kurutisha nkaza kwinginga azana kubyarira nakubere n'umugore okay banze utekereze Iyenza kuba mukunda nakuriza njye kukwinginga cyane ko mbonye uburyo bwiza bwo kuba najya kumusanga wenda nari kutekereza ngo bihagare oya ito urimo nanzamukaho nyuma se kucitana bitekereza ngo uvuge ngo byibuze umuntu ndaye mukunda warangiza ukabimenya twata twikomereza urukundo rwacu ariko kukindi kukugarukaho nyine kukindi kumutangaza kukureba kuki ari wewe nyine umuntu umva nyine ngomba wasanga waramukunzi watanagukunda cye mukunda ukaba ari nawe wamwisabiye karaka shanya muntu kuri kw'Imana ntago umutima wanjye ari kujya gukunda abandi bakobwa niwe wenyine umutima wanjye waremewe niwe wenyine rwawe Nyambo swaze n'urupapuro sureba Nyambo reba hano nkubwire Imana izakubabarire Imana izakubaza agahindura uri kuntera Imana izakubaze amarira yose ndikurira kubera wowe Imana ni usaba imbabazi nayo nizakubabarira nawe izakubaza amagahinda kose waneye izakubaza amarira yose narize izakubaze ukuntu nareba ubujya ujye unase Nyambo nago ujye ukosa ndira nacyo ndi ndaya ndi imbeshu ndi karashika ndi rupita ndi shumureta byose nshaka kubivuga burya nanga ikintu cyaguteraga noneho buriya iyo ushaka kumbasha oya kubijyanye no gusenga nyine Imana urumva tuyihuriyeho nta kintu ndi buguteretesha ahubwo nyine nyemerera ko tuzajyana reka mbigerageze inshuro mbigerageze ndebe uko bizagenda hanyuma nituvayo nzagusohokana nzaguhemba nzaguhemba nzagusohokana aho rwose aho uransinze yamanitse nzaza habwe imyenda yitegura hakiri imyenda ndaje nyitegura kandi rero ntiwishyiremo ko mubara ukore ngo basenga ngo bakarambirana ngo bagatinda ngo bagasakuza none birari byo gusakuza gusimbuka kugira gutwa umugabo avuye nkano yiruka akajyari akagaruka ariko ntacyo nabikwemereye itandukaniro ryacu kundi dusenga namwe urumva mwebwe ariko namwe impamvu musenga mutuje nuko ariko mwatojwe niko mwigishijwe niyo style y'Iroma rero natwe birabye barokore ababitangiye niko babitangiye natwe urumva nibo twigana rero twasanze natwe dusenga ariko uri abantu basakuza abapasteri bagasakuza bakavuga indimi byahe nibyo tutumva ariko ntacyo ariko byihangane ni mwuka wera ngo buri kuvuga ntacyo tuzajya hari igihe ushaka kugerayo bakakurondora ntabona urafashijwe nkabona agakizu isukakira ako kanya ibyo nibyo witeze oya ntabwo mbyiteze nese mwuka wera ugira ngo uramuteguza hoya humura niba ibyo bintu bizabaho humura gahiye humura nawe nize ko ibyo bitazaba mwuka wera ntabwo uramuteguza ugiye se njye mu nzu kuri ino zuba narigiriweho tugende murebera akantu buri kunywa noneho nanjye mbona ubuzanye si imyenda ahubwo surabivamo ntabwo bitinda ari bikeyo nose wowe ntabwo ujya ukosa ukajya imbere y'Imana ukayisaba imbabazi kuki ikubabarirayo ariko wowe uraho kandi ubuzagera imbere y'Imana wakoze icyaha wisaba imbabazi igihe waze kumbabarira njye ntabwo naguca inyuma niyo uzaba njye nabikoze Nyambo Imana ikubabarire n'ukuri kw'Imana urusome cyangwa ubireke urujugunye n'ahari noneho umuntu arusoma arebe ko waye wanyirenganya unazaza gukunda ubuzanye umuntu by'urukundo kurayi umutamazi byose nibi urusome cyangwa niyo winsakuriza asye nawe unarangaho natuje nari gusinzira nari uri kubibona ngo wararakaye winsakuriza niyo nawe winsakuriza nararakaye hano nushake Tse ngufasha umfata se umfatira we ngusoma umfaho wajya gusoma date uko areba gusa naho koreba kajya amapere kayerye nawe
karya ubugari bukunige nawe karya ibijumba kujyana inshuro uragahora n'Imana ikakunkubitira ikakubaza ukuntu utuma nasinzira nawe yaba yakuvunaga ayo maguru di ukareba gusa shanyambo mvaho genda tumuka ko kareshya nawe ukureshya wagira ngo uranansumba we ntabwo ngusumba wowe wansumba yewe ngwino twipime urebe oya ntabwo nako ndi kubonana nawe ugenda kaza ubwenge gato iyo tusohoka nkata nkubona ubona nde ntabwo gukomeza sinkure kure nkakore ku rukundo ngukunda njyewe iyo nshingukaho nawe shingukaho nshingukaho baba mbabarira shingukaho mbo temamo kwanza kutabatemeshamo nabyo bituma musuzugura abantu aho ubera ikimara gutemeshamo umukobwa ukunda genda washinziwe niyo ngenda inshinzi niyo nimba uri kumbuza amahoro ninasizira kubera wowe niyo ngenda inshinzi mwereke njyewe ndetse ngufashe nakuruma ko kareba nyamuntu ukuri ko Imana gukura nushaka kubyemera yakurya ibijumba iwanyu mvaho nawe karya amateke karya amanuzi nawe karya amazirantoki kayarye dusangire musigire karaho gusa se wagabanyije amati ubundi ndi umusazi si ubu nduce cyangwa ndusome